wenda nuko sinubwa mbere yewe nje kumureba ndamubwira kwibona sibyo ikikuzanye ndakiza ushobora kuba ujemo ahangaha wari uzi kuri buhasanga undi muntu ukeka yuko uburibwe uri kunshishamo uku kuntu uri kumbabaza waba ubasha gufata akanya wenda uturariye uri umuzamu wacu ugatekereza mwe icyo musabwa hano ni kimwe cyonyine ni ugukurikiza amategeko muhawe mugakora ibyo mugomba gukora ibindi byo kuvuga ngo bizarangirira hano bizarangirira hehe ibyo ntabwo bibareba. Okay, reka nkomeze nijijishe ngo nkomeze mbo umushyitsi wanyu ngo nabo ntibamenye ko na siko mbona biyumvira nkaho wari usanzwe wenda na bamwe ugahita unyibuka tumeze bite ya ngo witwa Theodore cyane Theodore nkeneye kumenya indi mpamvu ikuzanye ahangaha atari y'urukundo rwawe na Jolly kandi umbabarire umbwize ukuri kuko ndabizi yuko ikikuzanye ntabwo ari Jolly uzanywe na Shema ukazanwa na Rwema ahubwo Jolly ni ikiraro cyawe nkeneye kumenya indi mpamvu kandi umbwize ukuri nkeneye kumenya indi mpamvu ikuzanye ahangaha atari iya Jolly niyo nkeneye yonyine ntugire ikindi kintu umbwira kuri Jolly ahubwo nkeneye kumenya n'iki kikuzanye nturi kumbwira ko ukeneye kumenya impamvu inzanya hose yego impamvu inzanya hano ni imwe ni nayo nakubwiye nje kureba Jolly kuko ari umukunzi wanjye dukundana yewe si n'ubwa mbere nje kumureba wenda nubwo ko ari we masanze ariko ndumva Berize warabizi niwe nahasangaga. Shema izuba n'akayaga urumva birambiwe usubiye mu nzu ariko gati ukeka yuko uburibwe uri kunshishamo uku kuntu uri kumbabaza waba ubasha gufata akanya wenda uturariye uri umuzamu wacu ugatekereza ukibaza umunsi uzaba umaze kumenya yuko turengana cyangwa ndengana reka ne kuvugira na mugenzi wanjye sibyo waba wiyumvisha yuko umunsi uzamenya yuko ngewe ndengana aribwo nanjye nzatangira kukwereka uwo ndiwe ese waba utekereza yuko ibi bizarangirira ahangaha cyangwa ngo wiyumvishe yuko ngewe nzanakuzonga kurusha uko uri kunzonga warangije nibyo wari ufite kuvuga ese undi musore reka nanjye mvuge yego wenda reka nshime ko ndi umushyitsi nubwo ndi umushyitsi w'agahato mwangize umushyitsi ku ngufu ubundi muramubona bizarangira gutyo gusa bizarangirira hano ku kazi baranshatse barambuze. Okay, reka nkomeze nijijishe ngo nkomeze mbo umushyitsi wanyu ngo nabo ntibamenye ko na gupfunzwe ngabo ba sinda nabazi muramubona bizarangira gutyo gusa siko numva muri kugira ngo hari ibyo dukora twe ntago tubizi cyangwa se hari ibyo turimo ntitubizi mwidutera ubwoba sibyo mwidutera ubwoba mwe icyo musabwa hano ni kimwe cyonyine ni ugukurikiza amategeko muhabwa mugakora ibyo mugomba gukora ibindi byo kuvuga ngo bizarangirira hano bizarangirira hehe ibyo ntabwo bibareba kuko ingaruka nitwe zizaza kandi n'ibinaba twe twiteguye guhangana nabyo tukarwana nabyo ntabwo ari mwebwe muzaza ngo mudufashe mwariyubakiye ariko amategeko mugomba kugendera hatanazwe hasegaga kuki umuntu abubaha ubundi akarengera ubona nayo kuba ndahangaho uri kunkoresha icyo nshaka ntari kubaha hari nk'akabya cyane ndi kukubaha nk'akabya usigaye ufata n'imyanzuro uko wiboneye hano mu rugo ukirengagiza yuko ndi n'umugabo hano muri uru rugo uncisha ahangaha nk'umwana w'igitambambuga nta soni. Shema twubane nk'uko nabikubwiye ntabwo nyoboye ko uri umugabo hano mu rugo ariko rero niba ari ikintu kimwe cyonyine nicyo cyabananiye nicyo gito ushaka gusubira mu kazi nawe urashaka gusubira mu kazi urumva kutubwira ngo Divine ari hano cyangwa ari hari tukajya kumwizanira nta nubwo rimwe muzajya kumutuzanira nyamara mwakoroshya ibintu iyi mikino mukina urano turi ahubwo mwebwe mugabanye iyo mikino murimo mugabanye iyo mikino ase urumva iyo twari tuza ahari
ubu nari kumva nishimiye kumara iminsi 2 yose ntakora. Mutubwira hari nyine murahazi kuko nimwe mwamujyanye. Ubundi mubone kuza mukanga abantu mubatera ubwoba. Kuri mu nzozi mister. Kuri mu nzozi ariko umunsi wakangutse uziseka cyane uyigaye. Kandi nge ntabwo nzakwemera yuko wari uri kurota. Nzaguhangayikisha nk'umuntu utarigeze umenya yuko yari ari kurota. Shema ceceka ibyo uzabikore ariko mubanze mukemure ikibazo kiri hano. Ndetse mubanze mutubwire n'ahantu ari. Ubundi mubone kuza mwikangata muvuga gutyo. Ariko ubundi bibaye byiza ko ufite nimero ya Rwema mukura wamuhamagaye. Ubu ntabwo ari kwirukanka imisozi ari kumuhiga. Mwaranze gutanga n'Imana. Ibyo byura bishoboye. Wakwisaza wagira gute? Ubu ngubu ugomba guca bugufi ukumva ibyo mvuga. Ugakurikiza amategeko. Kareka kwigira ibyo ntazi ibyo byawe Shema byararangiye. Ubu nta mikino ihari. Niba mushaka kujya mu kazi kanyu nkuko nabibabwiye muduhe ibyo dukeneye. Ibindi mukomeze mukurikiza amategeko muri guhabwa. Kumbwira ngo uzanywe na Jolly ngo murakundana ariko ayino yuko umuntu ukuzanya ari Shema na Rwema yewe na Gabi. Ndagira ngo unsubize ni iki kikuzanye kitandukanye n'icyo umbwiye kandi ugerageze unsubize wirengera kuko uraramuka umbeshye kadogo ibintu biri gukubeho n'ubyicuza. Nje rero nkuko nabikubwiye nakubwiye ko ikinzanye hano nje kureba Jolly nk'umukunzi wanjye. Ibindi umbwira ngo ni mubwiza ukuri sinzi impamvu uri kumbwira ngo ndi kukubeshya cyangwa gucira ko mubeshya ariko wenda nuko si n'ubwa mbere yewe nje kumureba. Mbamubwire uri kwivuna sibyo? Ikikuzanye ndakizi. Ushobora kuba ujemo ahangaha wari uzi kuri buhasanga undi muntu ariko ni amahirwe yawe akubaye make y'umugabo bita Shema. Umva rero Shema reka tureke ibi ngibi turimo reka tugane none nk'abantu b'abagabo sibyo tuganira nk'abantu b'abagabo ndetse bavandimwe. Urabizi ndi mubyara wawe ndi na mubyara wa Rwema bivuze ngo hari amabanga nshobora kukubikira cyangwa nshobora kukubwira nk'uko na Rwema hari nshobora kumubwira. Ese uri kunyibutsa amasano dufitanye sinyazi Gabi. Nyine none reka tuganire sibyo. Ubu uretse urabizi ukuntu kubona akazi byarakuvuna sibyo kandi ukeneye gusubira mu kazi. Ntabwo nakwishima numva ngo bakwirukanye ku kazi nta kintu byamarira. Ahubwo reka tujye inama nk'abagabo sibyo ni ibanga ryanjye nawe tugiye kugira. Muteze amatwi be iryo banga wenda riri butume ndi bubashe kuva ahangaha nkaba najya mu kazi cyangwa se ugiye kumbwira ikijya mbere kuko ngemeze nk'umuntu uri mu nzozi rwose nkeneye gukanguka nkava mu nzozi. Ndashaka umbwire urumva kandi umbwize ukuri niba hari ahantu uzi cyangwa ukeka Divine aba ari ku buryo ngiye nshobora kugenda nkajya gucekinga nkareba kuko niba ari hari namubona naza ngaceceka sinabibwira Rwema ko ari we wabimbwiye cyangwa se nabigukuyeho. Navuga ko ari ngewe wabyitekerereje natekereje nkakeka ahantu yaba ari nkagenda nkajya kumureba niba ari ahantu ukeka kari wambwiye simvuze ko wazi ukeka kari wambwiye nkagenda nkareba nkacekinga nkareba kahari kandi urumva mubonye byahita byoroha wakwisubira mu kazi ugakora ndetse n'ibi bikarangira kandi ntabwo nazavuga ko ari nawe wabimbwiye. Gabi byakabaye wenda ari n'ukuri mfite guhari ngo nkubwire ngo ari ahangaha
ibyo byo uri kumbwira ngo uri mubyara wanjye ngo wambikira ibanga, I know yuko ibintu wowe upanga na Rwema uburyo uri imitace cyangwa uburyo ubanyemo na Rwema, njye ku bwanjye ndabizi neza ko nta n'ibanga na rimwe wambikira, ariko kuri kuri gukomeza ubimbaza ntabwo gutandukanye n'ibyo maze iminsi ndi kubabwira mushaka kubyumva, ahubwo kano kanya mwebwe mumeze nk'abantu hari biteguye kwakira ukuri kudahari kugira ngo mpaze nibura ibyiyumviro byanyu cyangwa intekerezo zanyu, mbabwire ngo nza ahantu aherereye wenda kugira ngo mbe nakwiyorohereza uburibwe ndi gucamo kano kanya muri kunshishamo, ariko ukuri guhari rwose njyewe ikintu cya Divine ntabwo nzi kiri kujya mbere ngo ni ikihe, sinzi ngo aherereye hehe, nta kintu na kimwe nibura ngiye mbona nanatekerezaho ngo mbe nabasha kubabwira ngo ndakeka ahangaha, kuko buryo ujya ukeka ufite ibimenyetso haba hari ikintu runaka ugomba guheraho. Sinzi rero ikintu mu by'ukuri ukeneye kumva, sinzi ikintu kiri gutuma wenda unyigiraho n'umwana mwiza unyereka ko hari ikintu ugomba kumfasha akazi, ndabizi ko nakabonye kangoye, sibyo? Aka kanya rero ikintu uri kumfasha nk'uwo muvandimwe umbwira cyangwa mubyara wanjye ntabwo ari ikinyereka ko nasubira ku kazi cyangwa ikinyereka ko akazi kagoye, ahubwo we ni inyungu zawe ufite ntazi n'ikintu zigamije kiri gutuma umbwira ibyo bintu byose. Urumva ari inyungu zanjye njyenyine? Reka tubyemere ko nanjye ari inyungu zawe, wese urumva nta nyungu zawe zirimo? Ariko Shema, inyungu zanjye mfite kano kanya ni uko already narangije kubura akazi. ubwo sizo ni inyungu nizo mfite kuko ni ibintu nkubwiye wisubica amazi wisubiduraze amazi nyine nakubwiye inyungu siko nakubwiye ngo niba hari nafite ngewe nukuba ndahangaha munyanditse kuzuba, nukuba ndahangaha ndimbohe mu rugo iwanjye, inyungu mfite nukuba akazi nashatse kangoye ngiye kukabura, ariko ku ruhande rumwe nyine kugira ubyumve neza ko ari inyungu mfite nuko ari byo byishimo byawe hari kubona yuko nataye akazi nirukanywe, kuko ntabwo nzi ikintu nyine ntabwo nzi ikintu kiri gutuma bino bintu byose bibaho gutya. Ako se Shema, ubwo wumvishe neza ibintu nkubwiye? Gabire tugenda tubyihorere. Aho niba wishimiye kuguma ahangaha ngaho hagora, ubwo wabivugana na Sumu utahara akaba ari uneka cyangwa uzanaho ibintu byawe ubwana ngenda umuntu w'umugabo, ujye ugerageza no kubaha n'umuntu niba ari umuntu w'umugabo mufate nk'umuntu w'umugabo, ureke kumuzanaho ibintu by'ikintu twabwana. hagati aho ngaho ikintu cy'ubwana mvuze ni iki? ahubwo wowe wumva nabi ase umugwino hano nawe